Nshuti bakundwa, dukomeje kwiga igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku gice cya 90, ibyo kurya by'ubwenge bikwiriye. Abana bacu bazasoma iki? Iki ni ikibazo gikomeye kandi gisaba igisubizo nacyo gikomeye. Nterwa ubwoba cyane no kubona mu miryango y'abakristo hari ibinyamakuru birimo inkuru zifite ibice bihora bikurikirana bidasiga byinjije icyiza na kimwe mu ntekerezo. Nagiye nitegereza abantu bagiye bakuza umwuka wo gukunda inkuru mpimbano, bityo bagiye bagira amahirwe yo gutega amatwi ukuri kw'ijambo ry'Imana, bagira amahirwe yo kumenya impamvu zo kwizera kwacu, ariko bagiye bakura bakagera mu kigero cy'abakuze nyamara batarangwa n'ubutungane nyakuri. Mu kubaka imico yarwo, urwo rubyiruko nkunda rukeneye cyane gushyiramo icyangombwa gihebuje ibindi, aricyo urukundo, kubaha Imana no kumenya Yesu Kristo. Nyamara benshi ntibafite ubwenge bwo gusobanukirwa ukuri nk'uko kuri muri Yesu. Ubwenge bugaburirwa inkuru z'amakabyankuru, usanga baba mu isi idafatika, bityo ntibabe bujuje ibyangombwa bituma basohoza inshingano zabo zifatika z'ubu buzima. Ingaruka zo gusoma inkuru mpimbano. Nitegereje abana bagiye bemererwa kubaho muri ubwo buryo, basoma inkuru z'impimbano, haba iwacu cyangwa mu mahanga. Nabonye usanga ari abana badatuje cyangwa se barangwa n'ibitekerezo bisa n'ibiri mu nzozi, bityo ntibashobore kuganira n'abandi nubwo haba mu ngingo zisanzwe zoroheje. Ubushobozi bukomeye cyane bwa bundi bushobora gukoreshwa mu migambi ihanitse usanga bwarasigingijwe bitewe no gutinda cyane ku ngingo z'agaciro gake cyane, kugeza ubwo nyiri ubwo bushobozi anyurwa na bene izo ngingo kandi ntibipfe kumworohera kuba yagira icyo ageraho cyisumbuye. Ibitekerezo n'ibiganiro byerekeye iyobokamana usanga bisigara bitabashimisha. Ibyo kurya by'ubwenge byagiye bimushimisha bigira ingaruka zanduza kandi biganisha ku bitekerezo byanduye ndetse bya kamere. Nagiye mbabazwa cyane n'abo bantu ubwo nitegerezaga uburyo bagenda bahomba binyuze mu gusuzugura amahirwe bagira yo kumenya Kristo w'ibyiringiro byacu by'ubugingo buhoraho bishingiyeho. Mbega uburyo igihe cy'agaciro kenshi gipfushwa ubusa, kandi muri cyo bagombye kwiga ibya Kristo w'icyitegererezo cy'ubugwaneza nyakuri. Byo bwanjye nagiye mpura n'abantu bamwe batakaza intekerezo nzima bitewe no kwimenyereza gusoma ibibi. Banyura mu buzima bufite imitekerereze irwaye, ugasanga ibintu bibabaje kandi bidakomeye cyane babitubura bakabikabiriza. Usanga ibyo umuntu afite intekerezo nzima atakwitaho bo babihindukira ibigeragezo n'inkomyi batakwihanganirwa. Kuri bo ubuzima buhora mu mwijima. Abantu bihaye akamenyero ko kwihutira gusoma inkuru zisamaje baba baremaza imbaraga zabo z'ubwenge, kandi bakaba biyaka amahirwe yo kugira ibitekerezo bifite imbaraga n'ubushobozi bwo gushakashaka. Muri iki gihe hariho abagabo n'abagore bashaje batigeze bakira ingaruka zo kutirinda mu byo basoma. Ibyo umuntu yimenyereje mu myaka y'ubuto bigenda bikurana nawe kandi bigakomerana nawe uko agenda akomera. Kandi nubwo bakwiyemeza bate, imbaraga bakoresha mu byo kunesha ibyo bimenyereje zagiye zigira intege nke. Imbaraga bakoresha mu kunesha ibyo bimenyereje zagiye zigera ku ntego by'igice. Benshi ntibagiye basubirana imbaraga z'ubwenge bari basanganwe. Ukugerageza kose bagize ngo bahinduke abakristo bashyira mu bikorwa imibereho ubukristo busaba kwarangiranye no kubyifuza gusa. Ntabwo mu by'ukuri bashobora guhinduka nka Kristo ngo bakomeze kugaburira intekerezo zabo bene izo nyandiko. Ingaruka bigira ku mibiri yabo nazo ntiziyoroheje. Urwungano rw'imyakura rurananizwa bitari ngombwa n'inyota yo gusoma. Akenshi urubyiruko ndetse n'abamaze kuba abasore n'inkumi bagiye bafatwa no kugaragara agace kamwe k'umubiri bidaturutse ku yindi mpamvu uretse gusoma birengeje urugero.
bagiye bafatwa no kugagara igice kimwe cy'umubiri bidaturutse ku yindi mpamvu uretse gusoma birengeje urugero. Intekerezo zahoraga zikangurwa ubudatuza kugeza ubwo imikorere itangaje y'ubwonko yacitse intege ku buryo itabashaga gukora, bityo ingaruka iba kugagara igice kimwe cy'umubiri. Uburozi bw'intekerezo. Iyo umuntu akujije inyota yo gusoma ibitekerezo bisamaje kandi bitwara intekerezo, usanga gukunda ibyiza bigenda byangirika muri we. Kandi igihe intekerezo zidahoze zigaburirwa kuri ibi byo kurya byanduye, ntizijya zinyurwa. Nabonye abakobwa b'inkumi bavuga ko ari abayoboke ba Kristo batigeraga bishima badafite agatabo gatoya cyangwa agapapuro karimo inkuru. Intekerezo zabo zifuzaga ikizakangura nk'uko umusinzi yifuza inzoga. Kandi umwuka wo kwitanga abo basore bagaragaje nta mucyo wo mu ijuru warasiye bagenzi babo kugira ngo bayobore ku isoko y'ubwenge. Nta mibereho yimbitse y'iby'iyobokamana bagize. Iyaba ibyo bitabo basomaga bitaragiye bihora bishyirwa imbere yabo, bashoboraga kuba harabayeho ibyiringiro by'uko bavugururwa. Nyamara barabikundaga ndetse bakifuza kubigira. Mbabazwa no kubona abasore n'inkumi barimbura ubushobozi bwabo bwo kuba ingirakamaro muri ubu buzima, kandi ntibabashe kunguka ubunararibonye buzabategurira ubugingo buhoraho mu ijuru. Nta zina rikwiriye twabashobora kubabonera rirenze ibicamuke mu by'ubwenge. Ingeso zo kutirinda mu byo umuntu asoma ziteza ingaruka zangiza ku bwonko nk'uko bigenda ku kutirinda mu mirire n'iminywere. Umuti w'ikibazo. Uburyo bwiza bwo kurinda ikibi gukora mu butaka ni uguhora ubuhinga ntiburare. Kwitabwaho gukomeye cyane no kuba maso birakenewe mu gukuza intekerezo no kuzibibamo imbuto nziza y'ukuri kwa Bibiliya. Uwiteka mu mbabazi ze nyinshi mu byanditswe byera yahaduhishuriye amategeko y'imibereho yera. Kubw'inyungu zacu yateye abantu bera kwandika amabwiriza yerekeye akaga kugarije inzira ducamo n'uburyo twagakira. Abumvira itegeko rye ryo kurondora mu byanditswe ntibazareka kwita kuri ibyo bintu. Hagati mu makuba yo mu minsi iheruka, umwizera wese ubarizwa mu itorero yari akwiriye gusobanukirwa impamvu z'ibyiringiro byo no kwizera kwe, kandi izi mpamvu ntizigoye kumvikana. Niba dushaka gukurira mu buntu no kumenya Yesu umwami wacu, hari ibintu byinshi bihagije intekerezo zahugiramo. Intambwe za mbere zigana mu cyaha. Mbere y'uko umukristo akora icyaha ku mugaragaro, mu mutima haba harabanje kuba imyiteguro miremire itazwi n'abandi. Ntabwo intekerezo z'umuntu zigwa mu kanya gato ngo zive ku rwego rwo kwera n'ubutungane zihite zigera ku buhanya, ubuhenebere n'ubugome. Kugwabiza abaremwe mu ishusho y'Imana bagahinduka abagome cyangwa bagahinduka nka Satani bitwara igihe. Kubwo kwitegereza turahinduka. Kubwo kugundira ibitekerezo bidatunganye, umuntu ashobora kwigisha intekerezo ze atyo ko icyaha yangaga urunuka kimuhindukira icyiza. Nshuti bakundwa, dukomeje kwiga igitabo Ubutumwa ku basore tugeze ku gice cya 91. Bibiliya ni igitabo gihebuje ibindi. Abakuze n'abato basuzugura Bibiliya. Ntabwo bayiga kandi ngo bayigire umugenga w'ubuzima bwabo. By'umwihariko abakiri bato nibo bafite icyaha cyo kuyisuzugura. Benshi muri bo babona igihe cyo gusoma ibindi bitabo, ariko igitabo cyerekana inzira igana ku bugingo buhoraho ntikigwa buri munsi. Inkuru z'ubupfapfa zitegwa amatwi babishishikariye, mu gihe Bibiliya yo yirengagizwa. Iki gitabo ni umuyobozi wacu twerekeza ku buzima busumbyeho kandi burushaho kwera. Abasore bagombye kuvuga ko ari igitabo kinejeje kuruta ibindi bigeze gusoma, iyaba intekerezo zabo zitarayobejwe no gusoma inkuru z'impimbano. Abakiri bato bananirwa kugera ku iterambere ryabo rihanitse iyo basuzuguye isoko ihebuje izindi y'ubwenge, ariyo jambo ry'Imana. Kuba turi mu isi yaremwe n'Imana, turi imbere y'Umuremyi, kuba twararemwe mu ishusho yayo, kuba iturinda ikaba idukunda kandi twitaho, izo ni insanganyamatsiko zitangaje twagombye gutekerezaho, kandi zikerekeza ubwenge mu gutekereza kwagutse kandi guhanitse. Umuntu ukingurira intekerezo ze n'umutima we kuzirikana izo nsanganyamatsiko ntazigera na rimwe anyurwa n'insanganyamatsiko z'ubupfapfa kandi z'amakabyankuru.
Akamaro ko gushaka ubwenge buboneye buri mu byanditswe kazwi na bake cyane. Ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kutumenyesha agakiza kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse rwose, afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, igice cya 3 umurongo wa 15 kugera kwa 17. Bibiliya idusaba cyane kuyitega amatwi tuyubashye. Ntabwo dukwiriye kunyurwa n'ubumenyi bw'amajyejuru, ariko dukwiriye gushaka uko twamenya ubusobanuro bwuzuye bw'amagambo y'ukuri, tugashaka uko twanywa byimbitswe ku mwuka w'ibyanditswe byera. Kwigaragaza kw'icyaha. Ibitabo bivuga amakabyankuru bicapwa kandi bigakwirakwizwa nk'umugambi wo kwinjiza amafaranga. Ibyiza ni uko bitasomwa n'urubyiruko. Bene ibyo bitabo birimo imbaraga ikurura ya Satani. Inkuru zirimo zivuga ubugome bukomeye n'amahano byangiza imitima, zigira imbaraga ikurura kandi itwara benshi, zikabakangurira kubona ibyo bashobora gukora kugira ngo abantu babahanga amaso nubwo baba bakoze ibikorwa bibi by'indengakamere. Ibibi, ubugome n'ibikorwa by'ubusambanyi bivugwa muri bimwe mu bitabo by'amateka byagiye biba umusemburo ku bantu benshi maze bikabayobora mu gukora ibikorwa nk'ibyo. Ibitabo bigaragaza ibikorwa bya Satani abantu bakora bigenda byamamaza ikibi. Ibyo bitabo biteye ubwoba ntibikwiriye kwishingikirizwaho, kandi nta muntu n'umwe wizera ukuri kugenewe iki gihe ukwiriye kugira uruhare mu gutuma bikomeza kwandikwa mu bwenge bw'abantu. Iyo ubwenge bugaburiwe kandi bugakururwa na bene ibi byo kurya byanduye, ibitekerezo birahumana kandi bikagengwa n'ibyifuzo by'umubiri.